And if you're not yet married, this is the right time to find God. You won't have more time. Ntabwo uzagira igihe kinini cyo gushaka Imana mu rugo. That relationship hurt me so much. Arankunda kandi anyitayeho umunsi kuri njyewe ndamubona ntabwo ari byo nuvanya abandi umunsi ku wundi njyewe ndamubona niwe nshuti yanjye yayindi ndutira isindi iyo mutabaje nawe makunyumva abana nanjye mu bihe byiza ndetse n'ibibi umunsi ku wundi njyewe ndamubona arankunda kandi anyitayeho umunsi kundi njyewe ndamubona ntabwo ari byo numanya abandi umunsi kundi njyewe ndamubona. Mano, thank you so much. I really do not know where to start from. This is sensitive. I lived a life and loved somebody for 6 years, but we didn't have got kwabaye. Questions later, not now. Yes. I know it is live recording, and I know Ariane might see this, but she knows. Because the first time she stepped into my life, I told her that I'm coming from a relationship that had spent 6 years. So I really do not know where to start from, because this is sensitive and I don't have a lot of time. I thought I would have at least, okay, I don't know how I'm switching to English, ariko ubundi mvuga Ikinyarwanda. Ntabwo nzi igihe ndifuza gukoresha igihe gito, ariko I have a lot to tell you. Do you have time? Please keep playing. That relationship hurt me so much. ubana n'umuntu mugakundana ukamusoma I know I am talking to someone today. Umufashe mu ijosi cyangwa gufashe kunda, ukamuha umutima wawe wose,
kandi wibeshya. Ukwezi kumwe kugashira, amezi abiri agashira, umwaka ugashira, ariko urimo uragendera mu mwijima. Satani akagufata akaguhuma amaso, ugatekereza yuko ibyo ari urukundo, ndetse ukavuga ko uwo muntu ari we muzabana, ukabyishyiramo rwose. And you convince your mind, your soul and your body that that person is your husband or your wife. Kandi wibeshya. Ko turaha bamwe bafite boyfriend, abandi bafite girlfriend, abandi baraza kumubona uyu munsi, abandi muri edition ya kabiri, John 3:16, please. Muri edition ya kabiri cyangwa ya gatatu, uwo mwahuye uyu munsi wenda azaba yarabaye umukunzi wawe, I don't know. Ariko ukabaho, ugatera intambwe, ukinjira mu kintu kinini, icyo kintu kikaba ari ikidetermininga whether you're going to heaven or to hell, ariko ukakinjiramo uhumirije. Ubwoko bwanjye bwishwe no kutamenya. Ntabwo turimbiwe nuko Satani ari mubi, kuko nawe nabizi yuko mu kutamenya kwacu ashobora kutwiba. Ibihe nk'ibi biba byabayeho kugira ngo tumenye. Amen. Duhishurirwe, dusobanukirwe. Urugo ni ijuru rito cyangwa se ni kuzimu hato. This is a choice that you don't need to play with. And if you're not yet married, this is the right time to find God. You won't have more time. Ntabwo uzagira igihe kinini cyo gushaka Imana mu rugo. It is going to be a lot for you. And for the ladies, it's something even more. So Yohana igice cya 3:16 haratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yaraturemye, iraturema, idushyira ku isi. I want to communicate to somebody today. Hari ubwo umuntu akwanga ukagira ngo ni iherezo ry'ubuzima, ukajya mu rukundo ugakundana n'umuntu ukamuha intekerezo zawe n'umutima wawe n'ibyawe byose. Emotionally you are attached to that person. Ugatekereza ko uwo muntu nakwanga ari ryo herezo ry'ubuzima bwawe. Imana yarakuremye, irakuzi, iragusobanukiwe neza. Niyo mpamvu nshaka kugutangariza aka kanya yuko whatever you are going through in your relationship, you have a friend. You have a friend in God who loves you a lot. Hari ubwo dukurira mu miryango itari balanced.
nkuko nawe uyu munsi ushobora gucreating umuryango utari balanced kubw'amahitamo mabi, ukazabana n'undi wahisemo nabi, mukabyara abana bagahangayika. Natwe niko twakuze mu miryango itari balanced, aho mama ari we ufata lead mu kutugeza kuri Kristo, aho papa atabyitayeho. Ni umutwaro uremereye cyane, ntifuza ko umukobwa uri aha ngaha azigera yikorera. Ndabibasabira mu izina rya Yesu ngo ntimuzikorere uwo mutwaro. It is so hard. Ukabyara abana batari balanced, abana batabona urukundo hagati y'ababyeyi. Papa aragushyira mu ishuri, akakugaburira, akareba ko ufite aho uba, ariko nta bindi yitayeho. Niba wishimye, niba ubabaye, niba unejejwe n'inkweto wambaye yacitse, niba unejejwe n'ipantaro cyangwa ishati wambaye, those are the kind of relationships that we grew up in. I know I am speaking to somebody today. Ugakurira muri ubwo buzima bugoye gutyo. Uyu munsi tukaba turi kumwe, ntabwo nzi ibyo urimo uracamo. Wenda nta nubwo wifuza gutaha. Wenda urumva aha ngaha ariho heza, kuko uzi what is going on at home. Urabizi. There is something that is going on. Your heart is full of something that you can never explain. I am telling you that you have a friend today. Jesus is tenderly calling for you and for me today. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Uwiteka, ntiwinangire umutima wawe. So before you touch the product, you have to open the manual. Before you touch the product, you have to open the manual. Manual is something, it's a book that gives instruction or information to what the product is. So the manual is the mind of the maker. Imana yaremye umuntu imushyira mu ngobyi ya Edeni. Iramwitegereza, iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Amen. Imana irema Eva. Adamu amaze kubona Eva, aravuga ngo uyu ni akara ko mu mara yanjye, ni akagufwa ko mu magufwa yanjye, azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Mbese kubana k'umugabo n'umugore kwahanzwe nande? Kwahanzwe nande? Uyu munsi hari abagabo n'abagabo babana, n'abagore n'abagore babana. Satani arifuza kwica umuryango. Imana yaremye umuryango. So that is a product of God. Amen. So before you enter, before you commit yourself to have a boyfriend or a girlfriend, first know the principles that God set. Because ntabwo
uzagira umugabo cyangwa umugore utabanje gukundana n'umuntu. Uzakundana n'umuntu umwe bipfe, ukundane n'undi bipfe, kugeza igihe bizemera, sibyo? Ariko mbere yuko you commit yourself, first open the manual. First know the reasons as to why God created you and created a family. Mu rugo ni ahantu uzagera and you are exposed. Am I saying the truth? The truth? Yes, you are exposed. Umugabo murabana, umugore murabana, nta hantu uzamukwepera. Nta na hamwe uzamukwepera. Every little decision that you are going to make, she is going to be in that decision. And he is going to be in that decision. If you are not cooperating, then you have already divorced. Divorce means division. I am surprised that people divorce even before they get married. They don't understand each other. Ugasanga umuntu uri kuri telefone, umuntu arakubwira ngo urataha, wowe udatashye kare, ntago murabana. Uri hehe kutarataha? Urimo kumva yagutesheje umutwe umunsi wose, ijoro ryose urararurira. You have already divorced even before you get married. So once you step in a home, umunsi wa mbere uzinjiramo, you are exposed. Niba uri umunyabyaha koko, umugore wawe azavuga ati Kimenyi, ijuru ntaryo uzabona. Avuge ati Kimenyi, wowe uzarimbuka rwose, ndetse uranishushanya. Iyo uhagaze imbere urimo uraririmba, ni abadayimoni. Umugabo avuga ati wa mugore we, wa mugore we, wa mugore we, uzandimbuza kandi nawe uzarimbuka. Iryo ni itangazo uzahabwa niba utifuza gufungura the manual. That's the Bible. That's the word of God. Nabaye muri relationship nibeshya cyane. I thank God that at a certain moment I turned my life to Christ. Ndagira ngo mbabwire yuko hari ubwo abaririmbyi turirimba tudasa n'ibyo turirimba at all. Nabaga mvuye i Bugande, ndara amajoro muri night clubs, ntabyina ariko ndirimba kugira ngo bimbesheho, ariko nkaza muri vacances nkajya muri Shalom. Kandi mwebwe mureba ntago, you didn't know what was going on. For about 3 years natahaga muri hostel at around 2 a.m. Ndashima Imana ko yandinze i Buganda abantu barabica bagapfa. And I was into a relationship. Everything that I was doing it for that relationship. I knew that she was my wife. But she wasn't. Reka mbabwire, ntuzigere na rimwe wicara ngo uvuge ngo uyu muntu ni uzaba umugabo wanjye, ngo uyu muntu ni uzaba umugore wanjye. Don't do that. Because you've made a choice by yourself, not even knowing who you are. The Maker knows you very well than the way you know yourself. He is the one to tell you that this is the right person. I know that is a question already. How does God tell you that he is a true, partner that you're going to get? Reka nihute kugira ngo nsoze. So I want to tell you today that
I am married with Mbana na Ariane. Dufite Ivy. Turashima Imana ko yaduhaye umugisha w'akana k'agakobwa gatoya. Umwana ni impano Imana itanga. Ndashimira Imana. Impamvu niki cyambwiye ko Ariane ariwe tuzabana. I wish she was here. Ariko I've told this story ndi kumwe nawe, ntabwo ndimo ndabeshya. Niba wumva mbeshya uzaze kudusura tubiganira uhari. Yes. Mushuti wanjye turirimbana witwa Sam yapfushije se. Turi ku kiriyo cya se, baduha ubuhamya bwa se. Kirisa ko classe twabiganiriyeho kare. Batubwira uko se yajyaga abyuka, wari uhari ninjoro akafite list y'abantu babyutsa ngo basengane. Icyumweru kimwe tumaze kumushyingura, iyo mbuto yari yabibwe muri ngewe ntabizi, kuko nari naramaze kwiyegurira Imana, kwiyegurira ubushake bw'Imana. Ntangira gusenga saa 9 z'ijoro. Umuntu wanjye mbere nabyukije ni mama umbyara na wa mukobwa w'inshuti yanjye wabaga mu Bugande. Nari naravuyeyo. Nari naraje hano mu Rwanda 2015. So 2016, that's when it all started. I really was not the person I am today. I was a different person. Not until we give our lives to Christ, we can change. Simbarambire mumbabarire muze kumbwira yego. I started praying at night. Saa 9 nkajya mbyuka. Nkasengera byose, kwezwa, gukomeza gukura mu ijambo ry'Imana, kugwiza imbaraga, kugira urukundo. Ariko ngezaho mbona no mutwaro. Mbona kubyuka saa 9 ntabwo ari ibintu byoroshye. Haba hari ibitotsi biteye ubwoba. Kandi undi munsi uri bujye mu kazi. Ndavuga Mana ntanze igitambo. Igihe cyose uzajya ubona mbyutse, nzajya ntanze igitambo cy'umuryango. Ndashaka kuzagira umuryango mwiza, kandi ndifuza yuko uzampitiramo uwo tuzabana. Ariko nari mfite girlfriend, ndetse nawe ndabimutangariza. Ndamubwira nti natangiye gusengera umuntu tuzabana. Imana nihitamo ko ari wowe, ni wowe tuzabana. Nitabihitamo ntabwo ari wowe tuzabana. Kandi ndakomeza ngira commitment. But I started praying for that. Umwaka urashira, hafi 2 igiye gushira. That's when I met Ariane. But relationship nari ndimo, nari narahisemo, yarambabazaga cyane. Rwari urukundo rugenda umujyo umwe. Nukuvuga ngo hano hari umukobwa ndamuha urukundo ariko we nta room. Ndamuhamagara ariko se ubu ndagayitsera, ndasuzuguritse ku buryo umuntu mubi, ku buryo utampamagara ngo ubyiteho. I think she was going through a lot on her side, but the communication wasn't that good. I really suffered a lot. Kugera kuri extent ngira Imana ngo nta muntu kwisi, nta kintu kwisi kizongera kumbabaza. Ikintu cyambabaza ni kimwe, nuko Mana wanyima ijuru kandi ntiwabikora. So I became that. Uko narushagaho gutanga urukundo ntarubona, niko rwarushijeho gukama, ariko simbimenye. Ubwo naryo harimo irindi somo. Uko narutanze cyane rwageze aho rurakama. Sigara nta rukundo, nkimukunda ariko mfite commitment. Abantu bose banzi icyo gihe profile picture yanjye yari uwo mukobwa. Ari kugira ngo nirinde n'ibishuko, kuko hari ubwo turirimba
ukumva ukajya kubona ukabona nimero irakwandikiye Kimenyi amakuru muririmba neza, twakunze uko muririmba, nuko bigatangira mutuye he kandi uba muri ghetto. Ikindi ufite ibikomere, waryamanye n'abakobwa mu gihe kitari cyo, icyo ni igikomere. Kandi Satani arabizi, azaho azagukubita ingumi ugataka. He is aware. Nuko akaza akakugenza ukabona neza urarimbutse ijuru rivuyemo. I am exposing myself so that you pick something out of it. I know I am talking to somebody. I reached a certain moment mu masengesho yanjye, igihe cyarageze umukobwa turasezerana tuvuga ati ntabwo ibintu byo kuryamana ntabwo tuzongera. Kuko twamenye Imana, nurundi rugendo dutangiye, ntabwo tuzongera. Hallelujah. It is possible. Some people are addicted to pornography. These are serious matters. Jesus can stop that addiction if you choose. Some people sleep with ladies, urakora imibonano mpuzabitsina utekereza yuko ari ikintu cyoroshye. Abantu batarakora imibonano mpuzabitsina, don't do that. Don't. If you've ever done that, ubizi neza yuko uwo muntu mutarasezerana, ababyeyi babatabizi, from now stop it. Ntabwo byoroshye, but by the power of God it is possible. I stopped it. And I started a journey of living without it. Giving my heart to God. Ntabwo byari byoroshye. And it is not going to be easy for you as well. But I'm recommending that you turn away. So igihe cyarageze murana Ariane, uburyo twahuye ni uburyo budasanzwe. Ubusanzwe ndi umuntu watangiye ibintu byo gutereta mu wa kabiri segonderi niba atari mu wa gatatu. Inshuro ya mbere naterese umukobwa yigaga mu wa gatandatu, senior 6. I know the names and I know the tricks. So ndi umuntu rwose wari uzi kugutegura, kugutereta, ndetse nkanakugeza ku rugero rwo kumenya ko nkunda ntarakubwira ko ngukunda. Kuko nagombaga kukwiyegereza kugeza igihe dusomaniye, nkahita mbonye confirmation. Maze kwegera hejuru ho gatoya, ntabwo byari ugusomana. Some boys are serious on that. Ubu ngubu gusomana ntabwo bikigezweho, hagezweho kuryamana. Satani arategura akaguha amafaranga udafite ghetto akajya kuyitira kugira ngo wowe umukobwa akubone. Ntabwo afite akazi, ntabwo afite amafaranga, ariko Satani akayamuha, kamuha 5 cyangwa 10 byo kugurira fanta no kuguha transport kugira ngo muryamane.
I hope I'm speaking to somebody. This is not a joke. This is something serious. Iyi ngiyi ni intambara iri hagati ya Kristo na Satani. Ni ukubona ijuru cyangwa se kubura ijuru. Murana Ariane nari nzi ko nzatereta ariko ntabwo naterese kuko umunsi twahuyeho Ariane mbese abantu baramuzi ariko uko mumuzi nanjye niko nari muzi, umuririmbyi mwiza cyane, ariko ubu ngubu amaze igihe ataririmba ahari, araza kumbona wenda cyangwa se azambona. By the way, when I get home I tell her everything I said about her so that I'm safe. Even though she knows. Uwo munsi twaraganiraga turi kumwe n'abandi bantu. Mano, if you are tired you can, but if you're not tired, please. Ndamubwira nti uko yatuganirizaga yatubwiraga yuko arimo arazinukwa isi ashaka gushaka, arimo arashaka Imana. Nkumva birimo birankurura kumwegera kugira ngo turusheho gufatanya urugendo rwo kujya mu ijuru, tubizo nshuti ziganira iby'ijambo ry'Imana, ariko bigenda bihinduka. Saturday ninjoro namuhamagaye nka saa 6 z'ijoro, ariko twari tumaze gutandukana. Ndamubwira nti ariko ndimo ijambo namubwiye ni rimwe rivuga ngo is this a mistake, kubera ko ntabwo nari muzi. Sinari nzi ngo avuka kurinde no kurinde, sinari nzi ngo atahahe. I knew nothing. Usibye kumenya ngo Rachel uririmba neza muri Orion, nuko nari nzi Ariane. Numva ikintu kidasanzwe kirimo kiranyirukankamo. Ndimo kubabwira uko nabonye igisubizo cy'Imana. Kuri uwo wa gatanu ushyira uwa gatandatu, wa wundi naramwandikiye mbona ntanshubije, namugana ariko kuki utabyitayeho, atari ko mbona ibintu urimo ntabwo bizavamo. Ndavuga ntuvuze ngo iki, ntabwo bizavamo. Ndamubwira nti rero reka ngutangarize, ugende ariko ntuzagaruke. Ugende ariko ntuzagaruke. Reka mbabwire, iyo ufashe ubuzima bwawe ukabutereka muri Kristo, ni nka wa wundi wubatse inzu ku rutare. Nothing is ever going to shake you. Even a relationship ntabwo yagushobora, na Satani ntabwo yagushobora rwose. Kuva uyu munsi ushobora kuvuga uti wa musore we ntabwo rwose tuzongera kuryamana, and you turn away. Ntabwo nzongera kujya muri pornography and masturbation and all the things that are in the youth today. I turn away. Because God has given you the power to do that, if you allow. Amen. So ndamuhamagara namugana rero ejo reka tuzabiganireho, ejo turahura turabiganiraho. Arambwira ati ariko are you really serious about that? Ndavuga yego. Noneho byari byahindutse nabaye very clear. I think I love you. I feel that I love you, but I don't know what is happening to me. Initially, I would have planned nkagutereta neza, wenda nkagusohokana, ariko it's not the case. Kuwa gatanu wa wundi twari twatandukanye, ku isabato ndabimubwira, ku cyumweru bisubiramo, kuwa mbere muri njyewe wa wundi w'imyaka 6 yavuyemo, hinjiramo undi. Mamagara mushuti wanjye yitwa Axel, mushyira ku ruhande amugana Axel, something has happened to me. A number of girls had tried. Abakobwa bari baragerageje kugira ngo wa wundi avemo, ariko ntabwo yari yarigeze avamo.
nanjye ubwanjye nari naragerageje kumikuramo ariko byari byarananiye. Icyo nicyo kimenyetso cyanjye Imana yampaye yuko ari Ariane tuzabana. Kuwa mbere ndamubwira nti wowe komeza ukore research about me, ariko njyewe ni wowe tuzabana. Why? Because I have walked with God for about 2 years praying for a family. Kandi ntabwo nigeze nsettinga ngo give me umukobwa w'inzobe muremure uririmba neza umeze utya n'utya n'utya, ahubwo Imana yaranyitegereje irareba iti Kimenyi afite iyi vision, ninzana Ariane mu buzima bwe azamufasha kuachivinga that vision. Amen. Niyo mpamvu do not say that this is a person we are going to live together, because you don't know yourself. From Tuesday natangiye gutikinga. Ariane she is so loving and so caring. Care ntari narigeze mbona for the past years. I had really struggled a lot. Icyo nari mfite gusa mu buzima bwanjye ni Imana yonyine. Nta kindi, nta n'inshuti, ni Imana yonyine. Niyo yonyine nari mfite. She started calling me. Nkabona umuntu arampamagaye, atari akazi atari ikindi, how are you? Are you okay? Akaza kundeba. She has a very nice smile. Akansekera. Very soft. So loving and so caring. Ntangira gutikinga. She's a very successful IT. In fact, she is in charge of IT in Minalok, as in the whole ministry, ministeri y'iki y'ubutegetsi bw'igihugu. She's a successful person in IT. So those who want IT advices, please go to her. I didn't know that before. I came to realize that I'm with a person who is highly intelligent. Don't set a criteria. Just kneel down. Just kneel down and call God. Go down to your knee. Because a day you raise your hand up, umunsi uzazamura ikiganza cyawe urimo urarahira, ni ku mwuka w'ubuhanuzi uvuga, uzaba winjiye mu ijuru cyangwa se uzaba urisezereye. If you are in a relationship today, as I am winding up, if you have somebody you think you are loving or he loves you, just kneel down and tell God. Ntuzigere wibeshya na rimwe yuko Satani atazi ibyawe, kandi ntuzigere wibeshya na rimwe yuko Imana itazi ibyawe. I am asking you all, whoever wants to know more, you'll have to come to me, not today. Tuganire, ndumuntu Imana yagiriye neza, udafite umutima mubi, who is sharing. I allow my life to go outside so that it can benefit others. I know Moses also knows exactly what I'm talking about.
and my brother there n'abandi bashobora kuba barimo bubatse. Mu rugo hashobora kuba ahantu Imana ituye. Mu rugo hashobora kuba ahantu hari amahoro, hatari abuse. Umugabo n'umugore bakaba in harmony, kuko Imana ariyo yatangije urwo rugendo. So before you touch the product, open the manual. Read what is in the manual. Sobanukirwa impamvu Imana yatangije umuryango, kandi ntubyirengagize. I want to pray with everyone so that God can do something about our relationships. I am wishing everyone here to have a good home, to have a good relationship. Kandi ndifuriza buri umwe uri hano kugira ngo tuzabane mu ijuru. Reka nkubwire, nugira urugo rubi ruhoramo intonganya, umugabo n'umugore badashyize hamwe, ijuru rizaba ribari kure rwose. Hari impamvu urugo rwitwa ijuru rito, nuko rudutegurira kuzajya mu ijuru rinini. So ngiye gusenga, hanyuma sinzi niba hari ibibazo bishobora kuba byasobanutse, ariko ndagira ngo dusengane. Ndashaka gutanga umwanya, Mana ukomeze ucurange, kugira ngo buri umwe wese asengere mu mutima we. Turakunda, tugakundwa, turifuza imiryango myiza. Ndagira ngo duce bugufi, tumenye yuko Imana ariyo yaturemye, kandi ariyo ikwiriye kuduhitiramo, tudakwiye kwihitiramo, kugira ngo tuzagire imiryango myiza. Hanyuma ufite addiction, uri buve hano cyangwa ejo bundi, boyfriend cyangwa girlfriend akamuhamagara ati ngwino mu rugo, kandi uzi ko nujya mu rugo n'ubundi uragenda musomane muryamane wongere utahe. Ibyo ngibyo ntabwo wifuza ko ababyeyi bawe babimenya, ntabwo wifuza yuko inshuti zibimenya, muri korali ntabwo tubizi, mu itorero ntabwo babizi. You are just struggling with that on a personal level. Urataha mu rugo ufite ubwoba bwo gutaha, kuko telefone yawe imbaraga utazi aho ituruka irakubwira ngo uyifungure urebe pornography, utangire kandi wikinisha. Ibyo ngibyo nta muntu ubizi, ababyeyi bawe ntibabizi, nta nubwo ushaka ko babimenya, kuko uba wakinze umuryango. You are struggling with that. I know I am talking to somebody. The devil wants to kill you. Arashaka yuko uguma muri ubwo buhomyi, ngo ejo uzagende muti gukubite upfe, urimbuke by'iteka ryose. Uyu munsi niwumva ijwi ryanjye, ntiwinangire umutima wawe. Imana ifite ubushobozi bwo kuguhindura rwose, ibyananiranye bigashoboka. I want everyone to pray on a personal level, and then I'll conclude with a prayer.
Yes. Data utubabarire kuko turi abanyabyaha, turi abanyantege nke kandi twagucumuyeho. Tuje imbere yawe ngo weze imibereho yacu, uduhitiremo ibidukwiriye, dore turitanze nk'abadafite icyo twakwimarira. Data udutunganye, Data utuboneze, Data utweze, kugira ngo ubwo wera kandi ukabukiranuka, natwe tube abasore n'inkumi bera. Ntabwo twabyishoboza, byaratunaniye. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe. Data turakwinginze kudushoboze gutsinda ibidutsinda, kandi uzaduha ijuru. Mu izina rya Yesu, amen. Amen. Thank you so much, Brother Yvan. Urakoze cyane. Thank you so much for being vulnerable. I think there's sinibuka umuntu wabivuze, but twari turi kugira one of the sessions before avuga ngo the problem is that we are not honest, and that affects our ability to deal with mental health. So I think in Christianity it's also very important to be honest, because if we don't see our weakness, then it's hard to tell others about God's strength. Because how do we tell others that God is strong when we admit that we have no weakness? It can't go hand in hand. So thank you so much, and we're really blessed and glad to hear your testimony, and we believe that it can also be our testimony. Amen? So, I have good news and not so good news. Which one should I start with? The good one or the not so good one? The not so good one. Okay, the not so good one is that we don't have a lot of time. As a matter of fact, we have 5 minutes. So we're going to take only one question. And the good news is that my brother here, Yvan Kimenyi, just said that he's around and he's available for questions, right? So I'm making a promise that